ubona ndi igicucu oya uri umunyabwenge ni ukuri azo umwana w'umbwira iyo nda ntanabona okay reka nkorohereze sibyo hano hafi hari farmasi ureke ngende nza nuza igipimo nze ngupime ndebe umwana ruba umva nta n'ikibazo rwose nta kibazo kirimo urabyemera cyane rwose nushaka utume bahena je nta kibazo kirimo si ukumpima usibye ko nge ntaje no kukugaragariza ko ngo utwitiye pe wabyanga wabisema uretse n'umwana nawe nyiri kubivuga ntabwo nkwizera nta nubwo nata umwanya wanyu ngo ngiye kuzana ibipimo mwana ngo n'uburenganzira bwawe kunyizera cyangwa ukabyihorera icyo nzi nuko ngo utwitiye niba utanemera umwana mpereza amafaranga ngende nyikuremo uragira ndacyafite ubwoba cyangwa ndakinginga ngo mubyarire abagabo baruzuye abanshaka ni benshi abakeneye urubyaro hanze nukuri shema nta n'ikibazo ngo ufite mwese bakujyanye ukamba amahoro urumva cyangwa urambwira nimba barakuntumye mbimenye amafaranga nyikuremo je ntabwo najyana umwana wawe ahandi ntabwo nshobora ngewe kujya kureresha umwana ufite se ntabwo bibaho iryo kosa sinarikora okay ukomeza filime zawe nyine uzageraho nunanirwa uzabivamo nibiki se nza Shema ntago akigutekereza Shema ntago ari uwawe mwana wanjye byibura nongeye kugira impamvu ituma nongera kurwana ndabizi ko bigoye ushobora kutazambabarira ariko ubu urugamba ngiye gutangira n'ubwo kukurwanirira nongeye gusubira mu bihe bya kera amateka yisubiramo gusa ubu ndakwizeza ko nabaye icyaremwe gishya nzakora buri kimwe ku bwawe haka ikintu nyabukuru wagikuye cyo kudasuzuma umusanga ni itegeko se ariko byanaba n'itegeko uransetse imico usigaranye muri iyi minsi igihe buri iranshaka wirute nabi izere ko ntabigizemo uruhare mana yanjye dore ko nagowe muraje uwishyire unagize neza kandi wabigira uteze izere ko ntabifitemo uruhare pole baye nawe wihangana nyine rega isi ni uko nguko se kundeba nabi yego umwari yagarutse hano urangije urongera uramwiruka ubu ni icyo gihe cyo kirimo gutuma undeba nabi ariko wambabariye byiguruka mu mahoro bwari umwari mva rero nkubwire umwari nushaka umusibe mu bitekerezo byawe umusibe burundu umwibagirwa nk'uko umwana yibagirwa ibere rya nyina umwari yaje nibyo pe ariko nagira ngo utangarize ko umwari yaraje kutumenyesha ko yishakiye undi mugabo yari kumwe na nyirabukwe nyina w'uwo mugabo yaraje kubimenyesha ngo wose yaraje kubikubwira niba ari yaraje kwibwira ko icyo utamuretse ngo abinyibwirire ntuze ko yantumye yambwiye atumva nkubwire mukecuru noneho sinzi n'ukuntu ameze yashize isoni ntago ari isoni umwara yashize ntago ari wawundi niyo yagaruka ntiwanamushobora ntumbaze iyo yabaga kubera ko ukonze umwari yantumwite mva nje nta kibazo nkigufiteho pe ndumva ngo usigaye uteretana telefone ufite ab'inzobe ufite ab'ibikara ufite ab'urwirungu ufite ab'umuhondo
ufite abanini ufite abatoya akoshemo wajye ndabizi umuhungu wanjye aba yaguhaye tugambo nyine wajye ariko avuga ukuri wajye wiyubaha koko ubu kuba narasohotse ahangaha ni ngombwa ngo bajye birirwa batonze umurongo ngo hajya ni mu bwiherero bw'abagore umwe yinjira undi asohoka babyigana batongana mu gihe nta kintu mpanga nawe ufite uburenganzira bwo kuvugisha uwo ushaka wowe ntabwo wambuza uzi ko witwara nk'aho njye nawe twanakoze ubukwe twarasinye ibintu byose ntigeze nshingiranye nawe shema ntabwo ibyo twabigiyemo ariko twagiranye ibihe byiza twigeze tujya ku murenge basi uvuge ati ubu ni urwitwazo ukeneye divorce se basi oya nta divorce ko ntitwasezeranye ariko njye nawe twagiranye ibihe byiza ujye unabitekerezaho nka kabiri ku munsi wibuke ko n'umwana aba agukeneye nyine aba agukumbuye ibihe byiza ntabwo bihora ntabwo uzahora wishimye ntibibaho nabare ubona bafite amataje bafite iki ntabwo bahora baseka hari igihe bababara nubwo bafite rero winkangisha ngo ibihe byiza nyine wabineyemo nyine birapfa ikindi ushaka ni nta kibazo kirimo ariko njye mba naje no kukureba byibura agatima kaba kateye nkavuga reka njye kureba Shema ko ameze neza wakoze ntabwo mba nagutumiye ibyo nakubwiye narabikubwiye singushaka mu buzima umeze utese sheri ameze neza rero hari ikintu nje guporopoza hari ikintu natekerejeho kandi numva ari ngombwa ko tukiganira ubu aho bigeze ngende mu mashaka ko rwose none ubu ngubu dufata umwanzuro njye nawe tukabana urumva tukabana nyine nk'umugabo n'umugore tugafatanya kwiyitaho kugira ngo tubashe kwita ko abanyerero dusigaranye n'uzi ko abasirikare bo bamaze gutangira kudushiramo ni ukuri wowe urabyumva ute nyine sheri icyambere nyine ndabyishimiye umwanzuro wafashe ni mwiza ariko nyine subize ko mfite umwana se ibyo nabyo ndaza kukubwira umwanzuro wabyo banza wowe umbwiye niba wemeye n'ibindi ndakubwira ukuntu tubikemura nyine ndabyishimiye nta kibazo ndabyemeye urabyemeye nizeye ko ibyo tugiye kuguza ubyemera aha akandi rero urabona ubushobozi ni bukeya nta bushobozi dufite sibyo njye icyo numva rero ni uko wafata uriya mwana wawe uriya nyine ufite nawe ukamushyira se nawe akamwitaho akumva ko undi ukorera bivuna ariko ntimukajye mushyigikira abantu badashoboye kurera nk'ubu umuntu afashe umwana muramubyaye aramukurekeye nawe mumuhe yumve kurera ukuntu bivuna urumva noneho dusigaye twita kuri nawe sinzi ko nzabishobora yego biragoye wenda we nzihangana ariko si ukubeshya sheri wanjye kwita ku bana babiri byo ntabwo bishoboka pe naba ngiye kukubeshya naba ngiye kwishyiraho umutwaro ntazashobora yantunguye umwari ukuntu yaje ameze yagututse ratifu aramutukagura arangije aranyubahuka arankabundagira ngo amenyeshe ko nanjye ntakibakeneye ubu tuvugana dore nyina wambyariye umugabo ubwire birasa ko anyibagirwe ntazongere no kunyirukanka inyuma nanjye simba akeneye ngo araje gufata imyenda yasigaye namubwiye ko tutayimukanye tuzagenda rero hariya twabaga aho njyewe ndaringana none se ko yahise yikubita akagenda ninjye wamwirukanye ariko reka mubwire wa mugore we umugore ni sisi washatse birasa ntabwo ndi umugore wawe uzi ko ushobora kuwukeka ko nsibe ziba ntuzongere kunyubahuka urambwira ngo nzibe njyewe njyewe uranyita umugore ni umugore wa siko umva rero nkubwire ikintu kimwe urashaka kunyibutsa kuri ushobora kumbona ubuki uvuze ngo iki umugore ni nyoko ariko uzi ko wagukubita yajya ahora mu matama yawe ngo iki hanyuma njyewe ntashigira uzabigerageze nta soni ngo uzajya umazaho iki uzabigerageze ntabwo uzareba umva wundi irindi tangazo nari nibagiye kuguha umwanya yawe uvuze ngo umwibagiranwe n'umwana wari uri mu nda nahinduye paje naguhaye amahirwe ashoboka ariko wanze guhinduka ese unanira njyewe n'iwanyu warabananiye urumva njyewe ari njye wabushoboye ariko se wundi ubwashema wajya mpinduke gute mbe inzobe ndi igikara mbe mutoya ndi munini
aho nari umwana mwiza ariko ni hehe dukundana nagukunze ukuri wari umwana mwiza pe ariko sinzi shitani yakujemo ushaka kuntegeka ni urukundo nyine ni urukundo nese buriya naragutegetse nese narinze mva mu nzu yawe kubera iki wari utangiye nyine kunyifatira wumva ndakirerera nyine ni agatipe kanjye ngiye ntago wambara muri abo basore uko biri kose nawe ujye wibuka yuko DNA ziri muri iyi nda ari izawe ariko uko biri kose urumva ziri muri iyi nda ni izawe kandi sinzamujyana ahandi erega mba nanabireba mu maso yawe kubeshya uburandeba ukabona ngiye mbeshya niyo mpamvu wagize gutyo ukabwira abahena ngo ajya nkingirana sininjira ahangaha ubu sura urwenda nambaye wari wambona nambaye igikanzu kingana gutya ngewe ndagira ngo umwana abyibuhe mu nda anezerwe akure neza tuzabyara umwana usa neza ushimishije abantu n'Imana ariko urambwira ngo ngenda abeshya nambaye nk'abakecuru reba ukuntu nsigaye nambara ariko nawe ndeba urebe ukuntu nsigaye nambara kubera umwana wawe urumva aho kukubeshya rero nari kugenda nkayikuramo ariko uwo mutima waranze pe kubera ibihe nagiranye nawe kandi ikindi sinjye njyenyine utwiterega turi babiri bizagenda gute ahubwo wafashe uwuhe mwanzuro yanjye uzampa amafaranga nyikuremo muri babiri ariko umwe simwemera utemera se n'uwandi n'uwa kariya gakobwa cyangwa njyewe nizere ko kumwemera byo ni ngombwa kuko ibihe twagiranye nta n'umuntu utabizi ati uyishaka kungira injiji Fefe rambaze iki yawe mugore we wiriwe hari deni ngufitiye deni se ngiye nigeze nishyuza meze gute meze neza meze ute si mama mwa meze neza ndabona waguze udukweto dushyashya baga buriya aje abavuga ngo Imana iguteye iteka umuntu ateka firiti ubu si wanyemeruka guteka ifiriti niyo ngiyi ndi kurya ni ifiriti yitwa intagarasori nikoze meze ute mpamagaye meze neza urashaka iki ushaka nyine hari icyo nashaka kukubwira ese reka mumaze Fefe se ko mbona uhindutse njyewe mba nkubwire sibyo wanirire nkundaga amakuru nk'urukwavu cyo mbwira reka ibintu by'amahane n'urwango n'ubutiku tugirana tubishyire hasi tuganire nk'abantu b'abagore sibyo ngo reka nje ago mahane n'amatiku ngashiramo umufuka Fefe njyewe nimugoroba naciye kuri ba nyiramahirwe n'abarandeba bagaseka wa mugabo ugiraga umunwa nciye ku kabari mbonaga bose bari kundeba bagaseka wamba bari ukambwira ibanga ufitiye kwambwiye ngo abantu bose bararizi nkarimenya nkamenya nuko nitwara ku bantu amba kabaye wamba bari ko n'imbabazi ngusabye koko Fefe erega buriya nubwo twagirana amakimbirane ariko si inkwanga niba ari ibyo zanye rwose utangiye kumbabaza gutese ni gute wantwara mwana wanjye agasigara nasura mwana ntafite se uyambwiye ntafite se hanyuma se nimurera se azakora iki se ubundi urankunda ndagukunda pe none se nakubwira ku bana ntagukunda nagukunda kubera icyo uvuze ko ndagukunda niba unkunda ugomba no kumwundira umwana nasura mwana we wenyine kiri nuko bitakunda twamugabanyamo kabiri ugasigarana agace kawe ko nagufasha kukarira akase nawe akajya kukarira ntabwo namurira wese njyenyine uko angana kuri wese nkamuranda njyenyine ino se azakora iki ngo rero niba utamurera nta kibazo ubwo twabireka ngo iki bose njye nagenda ngasiga umwana wanjye nyine icyo ndi kukubaza uriya mwana nindamuka ndi kumurera mbwira inshingano za se mbwira uruhare rwa se kuri uriya mwana ise wazaba akora iki njyewe nyine ntabwo nabishobora basi nta kibazo ninza yamburara nawe azajya burara nta kibazo ariko tujyane dayeri ngiye maze kurambirwa kujya mburana nawe aho ntabwo turi nimba mwaze turi mu biganiro by'urukundo urukundo nanjye rw'ubuzima twaciyemo njye nawe gukunda ndetse n'umwana wawe ntumukunda byari before ariko ubu ngubu no inyamikunda turi babiri inshingano ni izawe umenye ngo uzarera hari uzagura kigozi na hano ugure kigozi ahubwo nyine n'andi makanzu kugira ngo umwana wawe amererwe neza urimo urabyumva turajya ntabwo ari njyewe umugabo njyenyine ukunda ubaho hari n'abandi ntiwambwiye ko hari n'abandi bakurarikira n'iki
basange nyine. Ntabwo najyana umwana wawe ariko ntabwo wabyumvise. Njye mfata uwo mwana mujyana ahandi bajye kukurerera. None se warapfuye hakuzi ko utinya inshingano we. Nabonye rwose ngufasha biriya byose ngira ngo ushobora no kuzashira ubwenge ku gihe ukamenya yuko nawe ugomba kuba umugabo. Njyewe umwana nzagende mubyarira ahandi uhari utarapfuye. Ye nta yandi magambo mfite yo kuvugana. Cyangwa umuha ubufaranga ngende njye kwikura. Byose birashoboka. Ubundi nigendere njye kuryoshya nk'abandi bose cyane ibana n'undi mugabo. Nta kibazo nkigufiteho pe. Nakubera umwana mwiza urabyanga, ndagupfukamira urabyanga, ndarira ntarigeze ndira mu buzima bwanjye urabyanga. Shema n'ukuri pe, nta kibazo nkigufiteho habe na gito. Ariko nzajya amenya ko uri muzima, nzajya nza kukureba. Washira imbwa hariya, washiraho abazamu ntacyo bimbwiye. Ariko umenye ngo nzajya nza kureba ko Shema nakunze ari muzima. Nabyo se ni ikibazo. Wambwiye ikintu mu by'ukuri unshaka. Kuko umwana yarangije kumushyira se. Ubu ndabona wirukanka inyuma y'umuyaga. Cyakoze uretse kubasengera no kubasabira. Ubwo se urasenga? Urasenga wowe? Nurusha gusenga uzantange mu ushobora kumfasha ukareka amavuga amasoza. Uvuga se vumvura namumbi. Nako ubundi uremye. Hasa uratinyuka ngo ndi umugore. Uremye muki ko? Yandi umugore wawe. Uragasuzugura ufite. Ngo wa mugore we se wa mugabo ahubwo mubaze. Nako wakiremba we. Yewe ukamenya ibyagusize. Uri muraza kunuka hejuru y'umwana. Ubona umwana kibukene. Ngo mumarire iki? Ako kwajya gunkangisha ko nzi kuri mama. Uyu munsi none nkaba mfite amakuru 100% ahagije ko utari mama. Ntabwo ndi nyoko. Nta nubwo ngeze gusukara. Ese nta nubwo byibura ureba ko mba nakugiriye impuhwe koko. Impuhwe? Impuhwe ni urimo kuvuga ngo wa mugore we ngo kakuze ibiki n'ibiki. Ibintu nkora ntabwo ubona ko mbikorera papa naho ubundi nakabugombye kuba narakwikije. Isiko uramuzi wowe uzisiko. Wowe uzisiko. Isiko ushaka kuvuga ne nduvuga abandi. Ndagushinyitse. Ubikorera papa. Isiko se ni isiko uramuzi wowe. Ahubwo tuza kumenyesha isiko niyo wakomotse. Ibyo byihore ari byo mubajije. Isiko uvuga ninde nizere ko isiko uvuga yataza kuba papa ntabwo ari kunsi. Isiko ninde? Yataza kuba papa. Ntabwo ari kunsi. Noneho ngutangarize n'ibintu utaruzi. Imitungo ntayo izacu. Nzabe dendo. Noneho ahubwo uri dendo. Si nkwanga pe. Abo bose ahubwo sibwira. Aho se nuze amugaye wa Viya niwe ntago agubona gukuna kurebaga gahita reba hasi. N'umugore wa Viya byamugezeho. Ura nawe nico kibaga kiri kumurya. Viya na gitifu. Okuvuga ngo kuva ku muntu woroheje kuzamura kugera ku mwana no ku mukuru no ku musaza. Abo bose barabizi. None se ngo bimeze bite? Urashaka se ko dukora diro? Ko twanayikora. Okay. Noneho diro ni biki? Ukintu uri bukore. Njewe nditeguye kukubwira ibanga maranye iminsi rimvuna. Ko ryamvunye wa mubyeyi we. Byaramvunye ku buryo najyaga njya kuryama naryamira umusaya nkavuga si iryo banga naho ndi kuryangiza. Nkibaza niba ntari kuribabaza ngahindukira. Nkumva naryibanga riri muri ranyica. Haryamisha inda. Mama mwa. Nubwa mbere nari mbitse ibanga rikamvuna rikandya rikambuza amahoro. None rero ubwo uje kunyishakira ukaba umva witeguye koko uvuga uti noneho ibintu birarangiye ngiye kureba Fifi. Ngiye kugusaba ikintu kimwe nanje agoma banga mitegamena hasi ngose ngavimuzi nimuzingo ngaguhe ugijanire nawe gaje kukuvuna. Nta kibazo pe. Ikintu cyose wambwira ngiye nagikora. Urakoze cyane uranyorohereje. Aribuka gwa murima twavugaga ibintu by'imbago bamuvuga ngo turimuraga tukongera uragura murima uragwibuka. Ndawibuka. Kwera rero ari ibanga rireba ubuzima kandi nyine rikaba ari ibanga rihagarariye agandi mabanga go muri yikaritsiye. Ndi kuvuga nti wowe ugende ufate gura murima umvisha umugabo wawe kwa mugiye kugunyandikaho njewe n'umugabo wanje bijuyo bija hanyuma niturangiza tumaze kubona ko icyangombwa tukibonye ibanga ndi gukubite rishushe ubundi rikuraze rwa ntambu udasinziriye. Kuko ibyo bindi byose ubu uri guta umwanya uvuga nta kibinyemeza ko ari ukuri.
mbwira uti sheme ikintu ngushakaho ni iki n'iki. nkeneye yuko ugomba kwita ku mwana wawe agakura neza No way. agasa neza No way. nkamubyara yishimye nta mishiha. uzi ko nk'uku turi gutongana byafekita umwana mu nda. ariko jya unakoraho keretse nimba twararyamanye uri isugi. mbega umugabo jya ukoraho wumva ukuntu umwana atera mu nda. yinkoraho ntabwo twaryamanye uri isugi ikintu cy'ubu. nese ukumva ko inda nayikuye ahandi. I don't care. Okay. It's fine. Ibyo nashaka kubwira ni ibyo ngibyo. Kandi ubutaha uzajya ubanza umenyeshe. Mumenyeshe iki? Ni audience ndi gusaba. Mu rugo njyewe rurimo umugabo nakuze. Nakubwiye ko urugo n'urwanjye noneho ntago ari iwawe. Shema n'urwawe ndabizi. Hano ni iwanjye. N'urwawe. So ntago ufite uburenganzira bwo kwinjira hariya. Uzabigenza ute? Uzashira none umupolisi azanda. Iyo usanga ntahari. Ngo iki warumbwiye ngo Shashiri niba nkunda ko ugomba kunjyana n'umwana wanjye niba bidakunze nta kibazo twagira. ariko uva ngo umwana wawe ura mwana we wenyine. Ese kuki umwita wawe wenyine? Kimwe n'uvuga ngo n'umwana wawe wamubyaye wenyine. Nusundi kumutwara bigutwaye iki? Ndabamujyana neza afite se. Ngira ndabamujyana afite se. Ese ubwo Isara musambajije ngo undera umwana undusha ubushobozi namusubiza ngo iki? Deje nawe nanamusuzuguye. Kucyumva gushaka nsuzugura se buriya mwana. Nose yabikubaza biramureba. Bitamureba sura mwana suwe. Nose niba inshingano zaramunaniye wowe ukazishobora hari ikibazo. Mbo ubwo rero uranyemereye ikintu kimwe. Ubwe sura avuga ko ari imbwa. Ngaho nyumvira none wajya ngo mbigenze ne? Nta nubwo ushaka kwita simbwa. Sikwiye kumutuka. Okay, ubwo niba udashaka umutuka rero ngaho mu mwana tubana. Nyine nta kibazo ariko nyine ugomba kumwana n'umwana. Oya, ejo tuzamwana nzajye gukwana n'umwana, oya. Ndatwara wowe umwana umuhe papa wamurere. Ese papa we ntabaho? Ko numva utari gushaka kubyemera. Wewe humura ntago nzakurushya pe. Subiza ntago nzakurushya. Ariko sha ntago zandushya. None se ubwo niba kuzangura ikiro cy'ibirayi ntihajya hinusu. Yuriya mwana ntago zandushya. Oya nta kibazo tuzasangira ubusa. Oya turinda dusangira usese kubera iki yaje kubusangira na se. Ubwo ariko se ubwo reka mubaze. Ubwo ugiye ko nkagushinga urwo hejuru umwana ufite se. Mbo ariko nta n'ikibazo kwanza. Ubundi wowe reka nkwereke ukuntu ngiye kubikemura. Niba udashaka umuha se reka ngiye ndibwira asaza mwitwarira. Kuko ntago ndi gutwaye n'umwana wa kiriya kigabo kandi nzi ko gishobora kumureba. Reka ngende nkibye kiza kimutware nacyo kijye kumurira cyo ukuntu kurera bimera. Kwanza nuko nanzu uyu nuko mfashe umwanzu. Oya nugiye nta kibazo sibyo. Gusa nyine ntukivanga nyine mu bintu byanjye na Ludovico sibyo. Niba wumva nyine ushaka kujya kubivuga twabireka byose. Ntubivuga ariko tukabireka. Ubwo ntabwo ushaka tubana kubera ikibazo cy'umwana wa Ludovico. Oya kubana ndabishaka ahubwo nawe uri kungura. Nose urabona umwana namushyiraho kuko. Okay. Nta kibazo genda yibane nanjye ngome gutya nta kibazo. Sawa. Ubwo nyine ntabwo nkunda. Okay, nta kibazo. Inzira ni kurya uzanshaka. Njyewe ndi dendo. Birasa ndaje nkwereka uburyo ndi dendo. Ngiye kunywa mu mbuga yawe none uzabone ko woroye dendo. Reka nanjye nkubwire. Nanjye nzahita nkwereka ko ndi umuhanga wo kurya inyama ukinje murye aho kugira ngo nteze umwana. Nunjye ntabwo uzanya. Ndagasa umuzuri kamusuzuri gasura nikanutse karibwa nikaneke. Uzabigerageza. None uzabigerageze. Birasa uzabigerageze. Sekuza reka mubwire. Ababyeyi nkawe. Yabaga bari bakuzi bameze nkawe. Fata mikoro. Ugenda ujya ku kibuga ugenda uvuga kakuze ni dendo. Genda. Wamenyeshe ko ndi dendo. Reka rumujye. Agasamuzuri kamuzuzuri gasura nikanutse. Karibwa nikaneke. Uzabigerageza. Uzagenje unigire. Reka mubwire ikintu kimwe ndimo nsoza. Ugiye kuzakuzanira ikiganiro harangabukira muri televiziyo ukareba. Ukicara ukiga. Mbandikeho umurima wanjye we nabijeje. Hejuru ngo yibanga. Ngwinye? Ibanga. Kari ibanga. Uragunyandikaho ntaho gunyandikaho. Umva nkubwire Fefe, bigushiremo. Niba ari nirinyica ari inyica. Hasoni.
ibanga nguha umurima wanjye. nyamara Uzi ko abantu umuntu ashirika ubutema anashira isoni. ikingenzaga kiba ari urukundo nje nirwo ruri kumvana Hamana urukundo rwawe n'amabanga yawe. aje nkubwira Niba ari n'uzanyica azansange iwanjye anyice ndahari. Asoni. nyamara mama Nakwiyamye uzagende uyabika abandi. kari ibanga rikomeye cyane none ko utarimenye ko ushobora no gupfa mama na n'ubu ntabwo ushaka kubimbwira ko se Matifa wambabariye ko ngusabye aho bigeze ko ngusabye imbabazi koko. none se nyindi kwibaza none se yakwirukana iki Reba igihe wahereye. none se wakoze iki ako narabitekereje. Ibiki se watekereje? nyine naravuga ati umugore iyo yahukanye agasubira ku mugabo byanze bikunze ntabwo bimuhira subira yihakanye iki ariko sha menya birasa naho ari umugome birasa n'umugome pe umuntu arifata yayangiye iki yihakaniye iki inki igihe wahereye uvuga none se ako ntukanjomba intoki nawe urakabye aho ntushaka kuvuga utajombagura umuntu intoki reba ubu njombagura intoki wenda kungwaho wajya uvuga utuje. singiye gukoresha no gambere mbonye uvuze cyane n'umuji ariko niwo ba wabiteye. ngende ndishije kuvuga rutse ariko ko turi inshuti Mana jya koza Mana urakoze kungarura uyu mushiti wanjye none se mbwira ariko menya wanya ari abagome cyangwa uko ntumbye ko ari wundi wakwirukanye we wa mugore ubyara birasa na mushiki we ntumbye ko bakwirukanye nyembyo nyetse amakuru shawura yatohoza bazakwite mama zibari wewe ngende nshaka kuzita mama nzi koga nyiranzi koga nyiranzi koga ngambwira ikize ese kari ko umuntu utari muri mudu nziza wabaye iki tumaze wicara nyine wigunze wagira ngo hari ikibazo gikomeye wowe nacyo sikwaje mvugisha nyine birakureba ese ntabwo tubana ntabwo ndi umuntu ntabwo umenye ko ushinzwe kumenya uko umerewe yego mubanyi we se kari rwagiye ugira umutima mwiza koko ubu no kubaza icyo wabaye nabyo ni ibintu ugira intuzi intambara gake reka nkubwire none iyo munsi ndi kumva nashaka kuvuga nabi umuvugishe nabi byewe umuvugishe nabi ko sinavuye hano njyanye umwari nabonye mugenda sinamugejejeyo birasa turamubura gusa mwamuburiye mu mutima wamaga kuri telefone cyangwa noneho banza umenye ko birasa urebe ubugome bw'uriya muryango noneho ugiye wamenya ubugome bwabo se ntabwo mvuze ubwa birasa kuko nawe ubwawe ntiworoshye wenda nawe waramuhemukiye ibyawe na birasa ntabwo mba nshaka kubyivangamo barifashe barimuka ntibabwira umwari abahamagara kuri telefone bakanga kumwitaba turifashe turamujyanye tugezeyo dusanga umuntu hari n'umuzamu basize arinda iyo nzu cyakora kubw'amahirwe yaturangiye nabo bimukiye kutagiye se ngo mujyane nagiyeyo ntabwo nkubwiye ngo twasanze birasa adahari nawe undi muntu se wari mu rugo rwabo rero nyine uyu musigira nyine umushiki ufunze umutwe abashaka se ko wamugaruye umwari amugaruye nyine ase nari gufata umuntu mushyiriye umugabo we nkabura umugabo nkamutaye nese ntinyine yarare na mushiki uwo ni nyina se kari nyirabukwe ubwo ni nyirabukwe w'umwari ugiye kujya wirengera ibibazo by'umwari paka azenda byara n'umwana uzajya unamwoja namwoza ariko reka nkubwire babivuze kuri koko kuba umwari atwite birakujenya ariko none rega ujya wibuka ko kuba utabyara bidakuraho ko abandi babyara aho kuba nta kintu na kimwe urumva rwose ubwabyo birahangayikishije ariko nimugoroba hari ibyo ngiye kumva banyikangamo ukuntu nyine ubundi ubona banyeshisha ariko njyewe ibi bintu birampangayikishije cyane kabisa kandi njyewe ubwanjye sinzi ikintu numva nakora sinzi ikintu numva nakora
kubera ko nanjye mba mpangayikishijwe no kumva ese abantu banjye, inshuti zanjye, abantu banzi, abantu bazi uburyo papa yansigiye ibyo nkora, uburyo baramutse bumvishe ngo nirukanye mama cyangwa ngo mama nirukanye uriya uriya mana yanjye. Ni ikibazo byo, ariko hari igihe nyine ibintu ubona umwanzuro wabyo ukabura amahitamo nyine nawe ukamera nk'umusazi bitewe n'ibintu biba biri kukubaho nawe utabasha gufata neza mu mutwe. Siwe rwose reka nkubwize ukuri si ukukubeshya. Mbangamiwe no kubona umuntu wandeze akambera umubyeyi arimo ambuza uburenganzira bwanjye, arimo ambuza amahoro, kugeza n'ubwo n'uyu munsi wa none yumva yanyica nkapfa nkavaho. Yabyumva ahubwo yakabaye yarabikoze nuko yabuze ubushobozi. Ubundi se wagize ngo ubura kuba ukiriho niwe? Ariko se ubundi birasa ubundi mu Latifa mu pfiki bimeze bite wowe nawe muhuriye ku biki birenze ukwemera ku buryo aba ashaka kukwica bene kariya kabyina? Njye nakuze nzi ko ari mama, nakuze mwubaha nka mama, nakuranye na Latifa mubona avuka nzi ko ari mushiki wanjye tuvukana. Ndakumenyesha ko nanjye ubwanjye nta gihe kinini gishize menye yuko uri atari mama wanjye, kubera nabwo ya magambo yabo nyine baba barimo. Namwumviye kuri telefone arimo avugana n'umuntu kuri telefone nkubitwa n'inkuba. kuko nanagushaka no kumva ibyagiye. Nako se Mati, reka nkubaze. Igihe uba wahereye uvuga nta kitso, gwera mu gitondo uri kumbaza ngo wagarutse, nyine nagarutse, uri kumbona hano ndicaye, ubundi uri kumbaza wagiye wifungura ukambwira ikibazo ufite ko uzayamufasha. Nta kibazo mfite. Ese kuki wari wifashe gutya wihebye kandi bitumye inzara kubaza? Nifashe gutya. Abagabo muri abagome. Numva ngiye umugabo nkabirasa imba nanyabirasa imba nanjye sinamushaka. Umugabo atera umugore inda, namara kumutera inda amenye kuba mushiki we na mama we birukanye umugore we yongera agira agatima ko gusubirayo, none yifate amubwire ngo subirayo. Shavura imanira kosi wanyuze mu buzima bubabaje imanira kosi